Hello friends, ndabasuhuje nkuko mumaze kuyibona cyangwa se muri kuyibona, ngiye kubereka uko wakora ino video uri gusimbuka ahantu harehare kuriya nk'igikuta. Mujya muyibona abantu benshi babikora, ukibaza utese bikorwa bite? Icyo usabwa ni ugukurikira, ni CapCut ibikora. Ikintu cya mbere rero ari nacyo cy'ingenzi, urabanza ufate kamera yawe uze ufotore ahantu wifuza gushutinga. Uraza nyine ufate video yaho gutya. Iyi ni video buno nafashe, ufate video yaho nk'iy'amasegonda wenda nk'atanu ahantu ushaka gusimbuka. Urayifata gutya utegereze amasegonda atanu arangire, atanu se cyangwa arindwi. Ibi mu bikurikire nibyo by'ingenzi muri no process yo gushutinga. Nurangiza nyuma yo kwashutinga gufata video yayo, nawe urayituzamo. Urazamo nyine gutya, ubundi uhagarare neza handi umaze gushutinga video. Watetse telefone yawe cyangwa kamera hasi, ubundi washutinge nawe uze winjiremo. None numara kuhaza urahagarara neza gutya, uhagarare neza wikwa muri telefone yawe cyangwa kamera. Nurangiza rero usimbuke, witegure gusimbuka, usimbuke gutya. No mu gusimbuka ngira murabibonye, urasimbuka amaguru yawe ase nk'arenga cya gikuta ushaka kugaragara nkaho uri gusimbuka. Bivuze ngo uraba wakigiye imbere kure cyane, niba ari nk'inzu ndende uraba wagiye kure cyane ku buryo usimbuka nyine amaguru akagaragara ari kuyirenga hejuru. Ubundi ibindi ukora byose urangije gukora biriya nta kibazo, urahita uza uhagarike video yawe. Noneho igikurikiyeho tugiye kujya muri CapCut. Shootingira video yawe rero urahita uza hano muri CapCut. Uze muri CapCut winjiremo, ufungure CapCut yawe. Urategereza CapCut ifunguke. Nurangiza gufungura CapCut yawe urakanda hano new project nk'ibisanzwe nyine nk'ugiye kweditinga video. Ubona video yacu ngiyi, kanze nyifungure dore ngiyi. Nyongeremo, noneho CapCut yacu, CapCut murabona nayifunguye. No CapCut bona inasohoye na short bivugaho uko nabonye mutayirebye, ariko nayo irabisobanura neza, ariko ntacyo mubire muri no video ngiye kubibereka neza byose umurongo kundi. Nuko muyibona murabona video yacu twayishutinze. Ubona nabwiye ni murabanza mushutinge ahantu hari ubusa, hamwe ugiye kuza nawe uzemo. Nurangiza usimbuke amaguru yawe ase nkajya hejuru cyane, ubundi bino bibe birarangira. Noneho rero kweditinga video yawe, uraza mu video murayibona gutya, uraza uyikande uyiselecting. Noneho aha hantu hari ubusa, ntago tuba dukeneye amasegonda menshi, 3 cyangwa 4 abahagije. Uraza uhita ukanda split. Murabona dukanze split gutya, ni nko dutandukanyije video yacu tuyiciyemo kabiri kugera hano. Urabona iki gice cyose kibanza tugiciyemo. Noneho uraza na hano kuri iki gice kindi gisigaye, uze urebe hano gutya, hano uhagaze uri hafi kwitegura gusimbuka, naho uhakate hano gutya, naho wongera ukandeho, nurangiza ukande split. Murabona tugize ibice bitatu, iki kibanza, iki gice kibanza, iki cya hano inyuma n'iki cyo hagati. Iki cyo hagati rero ntabwo tugikeneye, urahita ugikandeho ugisibe. Uraza ugikandeho ugisibe, ukande delete. Ukandebe hano hasi, uraza ukande delete, urahita izaho nyine ugisibe, kuko ntabwo tugikeneye pe. Ya delete ngiyi tugisibe. Murabona dusigaranye ibice bibiri. Dusigaranye igice cya hahandi na shootinze ntarimo, dusigarana nanjye niteguye gusimbuka, ngiye guhita nsimbuka. Ubwo ni ibice bibiri. None ikintu urakora rero kindi, urahita uza ukande kuri iki gice cya mbere. Nurangiza uze ushake akabuto kitwa overlay hano hasi. Dore ngaka barakazanye aka ngaka. Urahita ugakandaho. Ukimara kugakandaho, ya video yawe cya gice cyari icya kabiri kirahita kijya hejuru, iki gice kindi ntariho kijya hasi nkuko muri kubibona nyine. Murayibona gutya bimeze. Noneho nawe urahita ufata kino gice cyo hasi, ukigabanye ukigeze aho neza wari ugiye guhita usimbuka.
kigeze neza wari ugiye guhita usimbuka, aho nyine wari ugiye guhita usimbuka nk'uko mubibona hano muri video, hano neza, hano urabona nayo ngiye guhita nsimbuka. Bakigezaho neza, yego gutya. None ikintu cya mbere urahita ukora, urahita ufungura connection internet, nurangiza uze ushake igice hano hasi, urahita uza hasi hano ushake igice bita mask, aricyo kiki. Nurangiza ukande izi ziri horizontal, none ukande invert, hano handitse invert, ukande kuri invert. Nkuko mubibona murabona banshyize hejuru. None rero urahita umanura kano karongo neza kareshye n'igikuta, bigaragara nkaho neza wari uhagaze inyuma y'igikuta cyangwa se indi nyubako iyo ari yo yose, ubona gutya. Noneho upureyinge video yawe gutya, niho yarangiye. Nkuko mubibona gutya video isirangira mu minota. Ubona rwose video turayisoje, wagira ngo narindi inyuma y'igikuta ndasimbuka ndakirenga. Nuko rero izi video zikorwa, biroroshye cyane, nta birenze, mbega ni ugupracticinga ibintu naberetse, ibindi byose biroroshye. Ushaka gukomeza kureba video nk'izi rero se cyangwa kuryoherwa n'udututorial nk'utu ngutu, urakora subscribe, ukore like, ukore comment, ubwo uratera comment y'ibyo wifuza ko ubutaha twavugaho. Ndabashimiye, nkomeje kubashimira ko mukomeje kureba video kandi abenshi mukanabikora. Thanks, ubwo duhure muri video itaha. Ya murabona ko video irangiye. Bo kuba atazi ku exportinga se, ubu umuntu ukora content azi ku exportinga nacyo nabyo mbibereke. Kuri CapCut uraza ukanda hano handitse export, urabanza ugahitamo quality ya video ushaka ko isohokamo, yaba 1080 cyangwa se 2K, biterwa na telefone yawe. Bo nta kibazo, ubundi ukanda hano kuri export. CapCut isigaye ibanza ikerekana ama add, ukanda export. Muko exportinga rero urategeza add yiloading, ubundi video yawe nyine uyi-exportinge irangire ijye muri telefone. Ngo duhure muri video itaha rero. Abatarakora subscribe mukore subscribe kugira mubashe gukurikirana video nk'izi ngizi zibigisha utuntu tugiye dutandukanye. Murakoze.